Bino uri kubona imbere yawe ushobora gukeka ko ari byiza kandi nyamara birimo biratuganisha mu isi y'umwijima, aho tuzaba tutakiyoboye runo rugendo, ahubwo tuzaba tuyobowe n'ikoranabuhanga cyangwa se ubwenge bw'ubukorano, aribwo artificial intelligence muzi nka AI. Mu myaka mike ishize isi iri gukubitwa n'inkubi y'iterambere ritangaje mu rwego rw'ikoranabuhanga, cyane cyane ubwenge bw'ubukorano, aribwo artificial intelligence muzi cyane nka AI. Iri koranabuhanga risigaye rikoreshwa mu bintu bitandukanye, kuva mu buzima bwa buri munsi kugeza mu nzego zihanitse. Rikomeje kandi kugenda rihindura byinshi kuri ino si ya rurema. Nubwo hari byinshi byiza AI yazanye, hari n'ibibazo bikomeye n'impungenge bikomeje kuvugwa n'abahanga muri ino si ya rurema, harimo n'abayikoze. Gusa iyo turebye kure, hari ibintu byinshi bishobora gutuma AI iba ikibazo gikomeye aho kuba igisubizo. Mubwira ngo nimba uri mushya ntukanda subscribe. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka zishobora kuzaterwa na AI twifashishije ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga. Mubwira ngo nimba ukoresha mudasobwa, internet cyangwa se telefone, bivuze ngo nawe ukoresha AI, gusa ntago bizi, kandi nyamara ibi kuba utabizi nibyo bizarushaho kukwangiza. Tera agatebe turebere hamwe. Wahawe ikaze muri ubu bwami bw'ibyegeranyo. Niba usenga ujye ku mavu usengera urubyiruko ruzakomoka kuri Generation Z cyangwa se Gens, kuko rino terambere rya AI riri kutuganisha atari heza, dore ko nirikomeza kuzamuka kuri uru rwego byihuse uku bizaduteza ibyago. Dore ibyago bishobora guterwa no gukura kwihuse kwa AI. Ikiyago cya mbere ni ukubura akazi bitewe no gusimbuzwa n'amamashini. Iterambere rya AI riri kwihutisha uburyo ibikorwa by'akazi bikorwa, cyane cyane mu nzego z'ubucuruzi, inganda ndetse no gutanga serivisi. Uko bikorwa bikomeza kuba bikorwa neza na AI. Ibi kandi uko bikomeza, abakozi basanzwe bafite ubumenyi buciriritse baragenda basimburwa n'amamashini n'imashini zifite ubwenge buhambaye. Bino bigatuma kandi habaho igabanuka ry'imyanya y'akazi muri sosiyete. Ibi bishobora kuzateza ikibazo gikomeye cy'ubushomeri ku rwego rw'isi. Wowe uri mu Rwanda bino ushobora kuba utari kubyumva, gusa wibaza bari muri United States of America cyangwa se mu bihugu by'Uburayi, kuko ho AI iteye imbere, ntabwo ari nko muri Afurika iracyari hasi. Ariko abari muri Amerika bamwe batangiye kubura akazi kubera AI. Ikindi kandi ni ukudahuza kw'amahame y'ikiremwa muntu n'imikorere ya AI. AI ikora hashingiwe ku mibare n'amakuru, ntabwo ifite ubumuntu cyangwa ubushobozi bwo gufata ibyemezo bishyira imbere imibereho myiza y'abantu. Aho AI ikomeza kwiyongera mu ifatwa ry'ibyemezo, dore ko isigaye ifata ibyemezo bihambaye. Kudahuza hagati y'imyanzuro yayo n'amahame agenga uburenganzira bwa muntu bishobora guteza amakimbirane akomeye, bino bikazatuma AI ituyobora. Icya gatatu kandi harimo kugabanuka k'ubusugire bw'amakuru n'icyizere cya muntu. AI ikoresha amatsinda manini y'amakuru kugira ngo yige. Ayo makuru ashobora kuba arimo ibanga ryawe bwite, ikarishyira hanze, harimo amakuru y'ubuzima, imitungo yawe cyangwa imyitwarire y'abantu ku giti cyabo, icyo twita utugeso dutoya. Iyo ayo makuru yinjiriwe cyangwa akoreshwa nabi, habaho igihombo gikomeye cy'ubusugire n'icyizere hagati y'abantu n'ikoranabuhanga. Tuvuyeho gato mu by'ubuzima busanzwe, reka turebe AI ku rugamba ibyo ikora. AI ni intwari ihambaye ku rugamba. Gukoresha AI mu ntambara n'ibikorwa bya gisirikare ni ibintu bibi cyane, kuko AI ni sekibi ku rugamba. Ibihugu bikomeye biri gushora imari mu gukora intwaro zishingiye kuri AI zishobora kwifatira ibyemezo bitandukanye, nko kurasa nawe uyibwirije, ahubwo ari uko ibonye ugomba kurasa nta mbabazi, gutahura intwaro z'umwanzi no gukurikirana abantu. Ibi bigaragaza kandi ko mu gihe kizaza intambara zishobora kurwanwa n'imashini zitagira imbabazi ndetse n'amarangamutima, bikazateza ihungabana rikomeye ku mahoro n'umutekano w'abaturage. Ikindi kandi harimo guhungabanya umutekano w'amakuru n'inyungu z'ibihugu bitandukanye. AI ifite ubushobozi bwo kwinjira mu makuru y'ibigo bikomeye, gucukumbura amakuru y'ibanga ndetse no gukora iperereza ryagutse rihambaye. Iyo kandi yageze mu maboko y'abagizi ba nabi cyangwa ibihugu bifite imigambi mibi, bishobora guteza intambara zitumanaho, bikagira ingaruka zikomeye ku bukungu n'umutekano w'amahanga. Si ibyo gusa kandi, kuko AI ishobora kwambura abantu uburenganzira bwabo
AI ikoreshwa mu gukurikirana abantu hifashishijwe amakamera, GPS ndetse n'ibindi bikoresho bikurikirana abantu. Ibyo bishobora gutuma umuntu ahora adafite ubwisanzure buhambaye cyangwa se busesuye mu myitwarire ye ya buri munsi. Iyi nzira kandi ya AI yo gukurikirana abantu mu ibanga ikoreshwa na leta z'igitugu cyangwa ibigo binini bikoresha amakuru mu buryo butemewe. Bishobora kuvutsa kandi abantu uburenganzira bwo kugira ubuzima bwite. AI rero ifite ingaruka nyinshi ku kiremwa muntu kandi nyamara turi kubibona muri ubu ngubu muri aka kanya, ariko ibaze mu myaka 40 iri imbere ese bizaba bimeze bite? Kuganza kw'ikoranabuhanga ku mibanire n'imitekerereze ya muntu nabyo bizaba ari ikibazo gikomeye. Bidatinze kandi AI izasubiza inyuma impano z'abantu kamere, kuko abantu bafite ubushobozi budasanzwe bwo gutekereza, guhanga ndetse no kwiyumvamo bagenzi babo. Ariko iyo mirimo yose yatangiye gukorwa na AI, impano kamere n'ubuhanga bwa muntu bishobora gusubira inyuma, bigatuma abato batazongera kwitabira kwiga ndetse no gushakisha, kuko byose AI iba iri kubikora. Ikindi kandi ishobora kugira uruhare mu kwigana no guhindura ibitekerezo by'abantu. AI ishobora gusesengura imyitwarire y'abantu binyuze mu mbuga nkoranyambaga, ikamenya ibyo umuntu akunda, abona nuko atekereza. Ibi kandi bikayifasha guhitiramo umuntu ibintu uburyo agomba kubibona. Ibi bintu kandi ni bibi cyane, bikoresha ikoranabuhanga rya algorithm. AI imenya icyo ukunda, icyo wanga, ibyo ukunze kureba ku mbuga nkoranyambaga byose, naho kuyihisha hahari. Ikindi kandi harimo gushyirwaho uburyo bw'imitekerereze imwe. AI ishobora kuzashyiraho uburyo bumwe bw'imitekerereze y'abantu batangiye kugendera ku bitekerezo byakozwe na AI. Hari ibyago byo kugira imitekerereze ifunganye, bigatuma tudatekereza kure, ahubwo AI akaba ari izajya idutekerereza, kuko igarukira ku makuru twayihaye gusa yatanzwe na machine. Ibi byatuma kandi abantu babura ubushobozi bwo kuganira, gutekereza mu buryo butandukanye cyangwa gutanga ibitekerezo bishya. Reka turebere hamwe kandi imibare y'aho AI cyangwa se amamashini yateje gutakaza akazi. Turebe ingaruka byateje n'aho byabereye. Mu kwezi kwa Gicurasi 2023 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu hafi 3900 batakaje akazi, aho abakozi bavuga ko impamvu nyamukuru ari AI. Ubufatanye bwa Business Insider bwagaragaje ko muri Gicurasi 2023 abantu bagera kuri ku bihumbi 4 bakoraga mu rwego rw'ikoranabuhanga ikizwe nka tech batakaje akazi kubera AI. Ikusanyamakuru ryakozwe na Kikerizom, kino ni ikinyamakuru gihambaye gikora ku by'ubukungu mu 2025, ryagaragaje ko abakozi basaga 141% bavuze ko bo cyangwa umuntu bazi batakaje akazi kubera AI. Muri make hari abakozi batakaje akazi, ndetse hari n'abavuze yuko bafite inshuti zabo cyangwa se abandi bazi batakaje akazi bitewe na AI. Raporo kandi zitandukanye zivuga ko tekinoloji y'amashini hamwe na AI biri mu bishobora gutuma imirimo myinshi ihinduka cyangwa ikavaho cyane. Urugero, mu bihugu bikoresha cyane ikoranabuhanga rirenga 25 kugera kuri 30% by'imirimo bishobora kuba biri mu byago byo gusimburwa n'ikoranabuhanga kugeza mu myaka iri imbere. Hari n'izindi ngero kandi nyinshi z'aho abantu batakaza akazi kubera mashini cyangwa se AI. Gusa ingero zitanzwe haruguru ni zimwe mu zerekana ko impinduka zishobora kwitegwa mu gihe cy'ahazaza. Mubwira ngo nimba uzi gukoresha AI, ikoreshe wigengesereye kandi mu by'ukuri wubahirize guidelines cyangwa se amabwiriza agenda ashyirwaho mpuzamahanga yo gukoresha AI. Gusa igitangaje ni uko abubaka AI batari guhema gushyiraho itafari buri munsi, hari nako AI igenda ikura. Ubwenge bwo gukorana AI ni intambwe ikomeye kandi y'agatangaza yatewe n'ikiremwa muntu mu rwego rw'iterambere ry'ikoranabuhanga. Ariko nk'uko imbaraga zikomeye zizana n'inshingano zikomeye, AI nayo isaba ubushishozi buhambaye mu ikorwa no mu ikoreshwa ryayo. Iyo idashyizwe mu murongo uhamye, ishobora guteza ibibazo bikomeye by'umutekano,
uburenganzira bwa muntu ndetse n'iyangirika ry'imibanire n'imitekerereze y'abantu. Abashinzwe amategeko, inzego za leta, abashakashatsi ndetse n'abaturage bose bafite uruhare runini mu gutuma AI ikomeza kuba igikoresho cyunganira kandi cy'ingirakamaro ku muntu aho kuba icyuma kibangamira imibereho ya muntu. Gushyiraho amahame ahamye kandi agenga ikoreshwa rya AI, kubaka uburyo bwo kugenzura ibikorwa byayo ndetse no gutoza abantu kuyikoresha mu buryo burambye nibwo buryo bwonyine bwo kubaka ejo hazaza hifashishijwe ikoranabuhanga rifite umutima w'abantu imbere. Aho ejo hazaza h'ubwenge bw'ubukorano herekeza, si ikoranabuhanga rizagena uko tubaho, ahubwo ni twebwe tugomba kurigenera uko rizadufasha kubaho neza. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. Nkubwira ngo nimba uri mu cyano kanda subscribe. Ninjye twabanaga muri iki kiganiro, nitwa Kwibuka Ronje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.